buri wese muri twe yigeze kubabazwa cyangwa se kurakazwa n'uko umuntu yamusuzuguye. Buri wese muri twe afite uko asobanura gusuzugurwa. Kuri bamwe, umuntu aba agusuzuguye iyo agabanije agaciro wowe utekereza ko ufite. Utekereza ko uri ku rwego rwo kwicara mu b'imbere, ariko bakujyanye inyuma kwicarana n'abo wowe uvuga ko baciriritse. Ku bandi, gusuzugurwa ni ukwirengagiza urwego uriho, ntibagufate nk'uko abari kuri urwo rwego bafatwa. Ugiye kubara abantu batabanye neza kubera ko bashinjanya gusuzugurana waruha, kubera ko ni benshi cyane. Uko tubona twese tubaho twiruka inyuma y'ibintu kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ariko cyane cyane kugira ngo tugire ububasha ku bandi. Dushaka ko batubona neza kandi bakabona ko tubafiteho ububasha, tukabugira no kubiriho byose. Ububasha, power cyangwa se pouvoir, turabwifuza, tukabutinya, tukabwiruka inyuma, kandi tukabukoresha mu kwirinda. Kwiyumva nk'umuntu udafite ububasha ku bandi ni imyumvire mibi cyane. Kwiyumva gutya bituma utangira gutekereza ko ntacyo umaze, ko nta bushobozi na buke ufite bwo kugira icyo uhindura kubiriho. Muri make, wumva kubaho kwawe ntacyo bivuze, kubera ko uko kubaho kwawe ntacyo bihindura. Biba bimeze nk'aho udahari. Nshuti bakunze mudukurikiye, tugiye kuvuga ku mategeko 48 y'ububasha, 48 laws of power. Iki ni igitabo cyanditswe na Robert Greene. Buri tegeko muri aya rivuga ku myitwarire ukwiriye kugira niba ushaka kugira ububasha ku bandi. Niba ushaka kubana n'abandi neza, ariko mukabana atari wowe uri ku rwego rwo hasi. Tugiye guhera ku itegeko rya 13 kubera ko yabanje twayavuzeho mu bindi biganiro. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Mbahaye ikaze. Mu gihe ukeneye ubufasha ku muntu, wimwinginga ugamije kumutera impuhwe, ahubwo kora ku buryo nawe yumva ko hari icyari bukure muri ubwo bufasha umukeneyeho. Iryo ni itegeko rya 13. Dore icyo rivuze: niba urimo gusaba umuntu ubufasha, ntuzakora ikosa ryo kumwibutsa ko nawe hari igihe wigeze kumufasha mu bihe byahise. Nubigenza uko, azabona uburyo bwo kukwirengagiza. Ibyiza ahubwo mu gusaba kwawe ukwiye kuzashyiramo ikintu kizamwumvisha ko hari icyo azungukira mu kugufasha. Nibiba byiza, icyo kintu uzagitindeho. Azagusubiza yishimye nabona hari ikintu nawe azunguka. Mu mwaka wa 443 mbere ya Yezu, mbere gato y'intambara ya Peloponnese, ikirwa cya Corcyra cyaje kwitwa Corfu, ndetse n'umujyi wo mu Bugereki wa Corinthe bari bagiye kurwana mu makimbirane akomeye cyane. Impande zombi zohereje ba ambasaderi bazo i Atene kugira ngo buri ruhande rujye gusobanura uburyo ruri mu kuri. Byari ibintu bikomeye kubera ko uruhande rwari kubasha gushyigikirwa na Atene rwari kuba rwizeye intsinzi idashidikanywaho muri iyo ntambara. Kandi wari gutsinda intambara nta mpuhwe na nke yari kugirira uwatsinzwe. Ambasaderi wa Corcyra yafashe ijambo mbere, avuga ko iki kirwa cye ngo kitigeze giha ubufasha ubwo ari bwo bwose Atene mbere, ndetse ko rimwe na rimwe ahubwo iki kirwa ngo cyifatanije n'abanzi ba Atene. Nta bushuti na buke bwari hagati y'iki kirwa cya Corcyra na Atene. Ibi rwose ambasaderi yarabyemeye, asa nk'uwemera icyaha. Muri make, yari yaje Atene kubera ubwoba n'impungenge ku mutekano wa Corcyra. Ikintu cyonyine yari afite cyo gutanga ni ukwemera ubufatanye bushobora kuvamo inyungu z'impande zombi hagati y'ikirwa cye na Atene. Corcyra yari ifite ubwato bw'intambara bunini, ariko burushwa ubushobozi n'ubwa Atene. Gusa ubufatanye bw'ibihugu byombi bigahuza ubwo bwato bwabo bombi byari kurema igisirikare kirwanira mu mazi gikomeye cyane cyashoboraga gutitiza umwanzi wa Atene ari we Sparte. Iki nicyo cyonyine ikirwa cya Corcyra cyari gifite cyo gutanga kuri Atene ngo gishyigikire muri aya makimbirane. Ambasaderi wa Corcyra yavugaga ijambo rwose aciye bugufi, yinginga, ariko aza kugaragaza inyungu Atene yabona iramutse yemeye gushyigikira Corcyra. Hanyuma noneho ambasaderi wa Corinthe yahise afata ijambo maze avuga imbwirwaruhame nziza cyane koko. Yarondoye ibintu byiza byose Corinthe yakoreye Atene mu bihe byashize. Arangije arabaza ati ubwo byagaragara bite ku zindi nshuti za Atene baramutse babonye muhisemo gushyigikira umwanzi aho gushyigikira inshuti yanyu ariyo twe? Ubwo byagaragara bite Atene idashyigikiye inshuti yayibereye indahemuka kuva kera? Ati birashoboka ko izindi nshuti za Atene nazo zahita zivaho zibonye ko ubudahemuka bwazo kuri Atene ntacyo buzazimarira mu bihe bizaza. Yavugaga asa naho agaragaza ko Atene ifitiye umwenda Corinthe kubera ibyiza yayikoreye mu bihe byahise. Yanagiye kure, amanukura urutonde rw'ibintu byiza Corinthe yakoreye Atene mu bihe byashize.
yashaka kugaragaza ko Atene yakabaye yitura Korinte kubera ko ari inshuti y'igihe kirekire. Nyuma y'imbwirwaruhame, abanya-Atene bagiye impaka kuri iyi ngingo mu nteko y'abaturage. Byarangiye hafi ya bose batoye ko bagomba gushyigikira Korsira, Korinte ikajya ku ruhande. Ibi nta ambasaderi wa Korinte atigeze amenya nuko kurondora ibintu byiza igihugu cye cyakoreye Atene bitatumye Atene yumva ko igomba kubitura, ahubwo ko yabirondoraga yasaga nusaba abanya-Atene kwiyumva nk'abanyabyaha n'abanyantege nke bamaze igihe kinini babeshejweho n'impuhwe n'ubufasha bw'inshuti yabo, ku buryo noneho igihe cyari kigeze cyo kwishyura. Bari babizi ko nibanga gushyigikira Korinte, izindi nshuti zabo ziza kumva ko Atene atari igihugu cyangwa se umujyi wo kwizera, kubera ko ubushuti bwanyu yabutatira igihe icyo ari cyo cyose. Gusa nanone Atene yatwaraga ubwami bwayo ikoresheje imbaraga. Yari ibizi ko niyo byaba guhangana yatsinda. Iyo abantu bagomba guhitamo kuvuga ku hahise cyangwa se ku hazaza, umuntu ushyira mu gaciro buri gihe ahitamo kuvuga ku hazaza, ndetse rimwe na rimwe akibagirwa hahise. Abanyakorsira bavuye aho babibonye neza ko ari byiza gushyira mu gaciro no gutekereza ku ngaruka z'ibyo uvuga igihe ibyo uvuga bigamije gusunikira undi muntu gufata icyemezo runaka. Mu bikorwa byose uzakora, ushakisha ububasha cyangwa se ushakisha uburyo abandi bakubaha, byanze bikunze uzahora ukenera ubufasha bw'abakurusha ububasha cyangwa se abamaze kugera aho wifuza kugera. Gusaba ubufasha rero nabyo ubwabyo ni impano. Iyi mpano ariko ishingira ku bushobozi ufite bwo kumva no gusobanukirwa umuntu usaba ubufasha. Ni byiza buri gihe kumenya umuntu ukeneyeho ubufasha, kubera ko bigufasha gutandukanya ibyo ukeneye n'ibyo wakeneye. Ushobora kuba wowe ukeneye ubufasha, w'icyo akeneye ari icyubahiro. Icyo gihe uzamenya uko umwitwaraho ngo yumve yubashywe. Abantu benshi barasaba ntibahabwe kubera ko bisanga mu mutego w'ibyo bifuza ndetse n'ibyo bakeneye. Bisanga mu mutego wo gukeka ko abo basaba bitaye cyane ku byo babasaba. Rimwe na rimwe iyo basaba bavuga ibintu by'amarangamutima nk'urukundo, icyubahiro, gushimira. Rwose mungirire impuhwe, Imana izabaha umugisha. Gusa icyo abasaba batitaho cyangwa se batamenya nuko n'abantu bakomeye nabo babaho basa n'abafungiranye mu byifuzo. Nabo baba bafite ibyo bakeneye bifuza. Iyo ugiye kumusaba rero akumva mu byo umusaba nta kantu na kamwe gakora ku byifuzo bye, ahita atangira kugufata nk'umuntu wabuze amajyo utazi icyo ashaka, akumva ko kugufasha nta nicyo bimaze. Robert Greene avuga ko ikintu cy'ingenzi mu gusaba ubufasha ari ugusobanukirwa neza imitekerereze y'usaba. Ese ni umuntu uhangayikishwa nuko abantu bamubona? Ese ni umuntu ukunda kwigaragaza mu bandi? Ese afite abanzi namufasha kurwanya? Ese ni umuntu urajwe ishinga n'amafaranga gusa, cyangwa icyo yikundira ni ububasha gusa? Ubwo abamongol bateraga Ubushinwa mu kinyejana cya 12, babanje gutera ubwoba Abashinwa bababwira ko bazasenya umuco wabo wari warafashije Abashinwa gusugira mu myaka irenga 2000. Umuyobozi w'abamongol Gengis Khan nta kindi kintu yabonye mu Bushinwa usibye igihugu kidafite inzuri z'indogobe ze. Ibi byatumye afata icyemezo cyo gusenya Ubushinwa, imijyi y'Ubushinwa yose akayishyira hasi. Yavuze ko iyo mijyi agiye kuyirambika hasi. Ati iki gihugu ibyiza ni ukugisenya, ibi bintu byose bubatse nkabishyira hasi, ubundi nkareka hakamera ubwatsi bw'indogobe zanjye. Ubushinwa ariko bwaje kurokoka. Gengis Khan ntabwo yabusenye, gusa umuntu warokoye Ubushinwa ntabwo ari umusirikari cyangwa se umujenerali, yewe nta nubwo ari umwami. Ni umuntu usanzwe witwa Yeru Shutsai. Shutsai nta nubwo yari umushinwa, yari umunyamahanga wari warikundiye umuco w'Abashinwa. Uyu yakoze ku buryo yihindura umujyanama wa Gengis Khan, maze amugira inama yuko aho kugira ngo asenye Ubushinwa nk'uko yabivugaga, ahubwo icyiza yafata ubutunzi bw'agaciro bw'Ubushinwa akabwitwarira, aho kugira ngo ibyo bintu abisenya bipfusha ubusa. Yamubwiye ko icyiza yakora ari ugushyiraho umusoro ku muntu wese wabaga mu Bushinwa. Gengis Khan yumvise icyo gitekerezo kirimo ubwenge, maze abigenza nk'uko Shutsai yabimugiriyemo inama. Igihe Gengis Khan yafataga umujyi wa Kaifun, yari afite igitekerezo cyo kwica abaturage bose ba Kaifun. Ariko Shutsai aramubwira ati oya, buriya rero abanyabwenge bose bavuye mu yindi mijyi yo mu Bushinwa bahungiye muri uyu mujyi wa Kaifun. Aho kwica abaturage rero, ibyiza nuko abo banyabwenge n'abaenjeniyeri bose bahungiye wabakoresha mu nyungu zawe aho kubica. Kaifun nayo ibirokotse iryo. Ntabwo Gengis Khan yari yarigeze agira impuhwe nk'izo ngizo mbere, gusa nanone ntabwo ari impuhwe ze zakijije Kaifun. Shutsai yari azi Gengis Khan cyane. Gengis Khan yari umurwanyi utagira impuhwe, utitaye na gato ku muco.
icyo yitagaho mu buzima bwe cyari intambara ndetse n'umusaruro wayo. Chutai yahisemo gukoresha amarangamutima amwe yonyine yari azi ko azakora ku mugabo umeze nka Khan: ubusambo. Aka kanya ntabwo uzi ibyo abantu biteguye gukora kubera inyungu zabo. Igihe cyose uberetse ko ushobora kandi ko witeguye gushyira mu bikorwa ibyifuzo byabo, imbaraga zabo zo kwanga icyifuzo cyawe zihita zitakara. Mu buryo bumeze nk'ubufindo, ibyo usabye byose birakoreka. Igihe cyose ushaka ububasha ku bandi, buri gihe uzahora ushakisha inzira yo kunyuramo ngo winjire mu mutwe w'abandi bantu, umenye ibyo bakunda n'intego zabo mu buzima. Itegeko rya 14: pose as a friend, walk as a spy. Uzigaragaze nk'inshuti ariko ukore nk'umutasi. Kugira amakuru menshi ku muntu muhanganye ni ikintu cy'ingenzi cyane. Kora nk'umutasi mu kwegeranya amakuru y'ingenzi azagufasha guhora imbere y'uwo muhanganye. Uzige gushakisha amakuru mu buryo bw'ikinyabupfura. Ujye ubaza ibibazo biziguye bizatuma abantu bakugaragariza intege nke zabo ndetse n'intego zabo mu buzima. Nta gihe na kimwe kitaba ari cyiza mu kumenya amakuru yagufasha. Umwongereza witwa Joseph Duvin yabaye umucuruzi wa mbere w'umuhanga mu kinyejana cya 20, ariko mu birebana no gucuruza ibihangano by'ubugeni, ni nk'amatablo, ibishushanyo n'ibindi bifitanye isano n'ubuhanzi. Hagati y'umwaka w'1904 n'1940, Joseph Duvin asa n'uwihariye isoko ry'abaherwe b'Abanyamerika mu kugura no kugurisha ibihangano by'ubugeni, cyane cyane za tablo n'ibindi bishushanyo. Gusa hari umuherwe umwe wari utuye New York wari waramunaniye. Uyu muherwe Joseph Duvin yari yarananiwe kumukuraho amafaranga, yari yarananiwe kumugira umukiriya. Uyu ni umunyenganda witwaga Andrew Mellon. Duvin yari yararahiye avuga ko mbere y'uko apfa, Mellon azamubera umukiriya umunsi umwe. Inshuti za Duvin zamusubiriyemo kenshi ko izo rwose ari inzozi zidashoboka, ko akwiye kureka no kuzirota. Mellon yari umugabo ucecetse ku buryo utapfa no kumenya icyo atekereza. Byashoboraga kugora uwo ari we wese kumenya icyo Mellon yifuza mu buzima bwe. Inkuru zimwe zavuga ko yari yarumvise uwo mugabo w'umwongereza witwa Joseph Duvin ngo umugabo uvuga cyane, bituma Andrew Mellon atamukunda habe na gato. Anavuga ko atifuza na rimwe rwose kuzahura n'uwo mugabo mu buzima bwe. Gusa Duvin nawe yari yarabwiye inshuti ze ati: Mellon usibye no kuba azambera umukiriya akangurira amatablo, ahubwo azanagurira jyewe njyenyine, azaba umukiriya wanjye jyenyine nta handi azigera agurira. Duvin yamaze imyaka myinshi ashakisha Mellon, yiga imico ye, yiga ibyo akunda, yiga ibyo yanga, yiga ibyo atinya, bigera n'aho atangira kujya ahemba bamwe mu bakozi ba Mellon amafaranga ya buri kwezi, umushahara, hakabaha amafaranga ngo bamushakire amakuru y'ingenzi ku mibereho ya boss wabo Mellon. Byageze igihe Joseph Duvin amenya Mellon ku rwego rumwe n'urw'umugore wa Mellon yari amuziho. Mu mwaka w'1921, Andrew Mellon yasuye Londres, umujyi Duvin yakoreragamo anahatuye. Mellon yacumbitse muri hoteli imwe mu nziza cyane ziri Londres, acumbika muri suite yari iri muri etage ya 3 muri hoteli. Ibi Duvin yarabimenye birumvikana, maze nawe ajya gufata suite muri iyo hoteli muri etage ya 2 munsi gato ya suite ya Mellon. Yakoze ku buryo umukozi wa hotel wamwitagaho, ab'inshuti n'umukozi wa hotel witaga kuri Mellon. Ku munsi yashakaga guhuriraho na Mellon, wa mukozi witaga kuri Mellon yabwiye uwitaga kuri Duvin, nawe waje kubwira Duvin ko amaze gufasha Mellon kwambara ikote rye kandi ko Mellon agiye gusohoka gufata ascenseur ngo ajye hasi. Duvin nawe yahise yambara ikote rye yihuta. Mu masegonda make yarageze kuri ascenseur, ayigeraho neza Mellon amaze gukanda kuri buto, ndetse ascenseur yakingutse ku buryo yahise yinjira, bahurira muri ascenseur. Umeze ute bwana Mellon? Niko Duvin yahise abaza Mellon. Ngiye ku nzu ndangamuco hari ahirya kuba nirebera amafoto, niko yakomeje avuga. Kandi aho hantu kuri iyo nzu ndangamuco neza niho Mellon nawe yaragiye. Uko niko Joseph Duvin yarashoboye guherekeza umugabo wavuze ko atazigera ahura nawe, amuherekeza kuva kuri hotel kugera aho yaragiye. Ntabwo yaramuherekeje ahantu habonetse hose, ahubwo bari bagiye ahantu azi neza ko hari bumufashe kugera ku byo yifuzaga.
yari azi neza ibyo Melon akunda imbere n'inyuma. Baragiye bageze muri ya nzu ndangamurage. Yari azi neza amafoto Melon ashaka. Bagendagendaga bareba amafoto, bakajya bahagarara ahantu hamwe bakareba amafoto amwe, kubera ko Duvin yabaga azi neza amafoto ari bukurure Melon. Duvin yanyuzagamo akanamubwira icyo akundira amafoto ameze uko nguko, undi nawe agasanga nicyo yakundira. Melon aratangara cyane kubera ko uwo nguwo ntabwo ari we Duvin yari yarumvise. Yasanze Duvin ari umugabo mwiza kandi ukunda ibintu byiza. Yasanze ari umuntu bahuza rwose. Byarangiye Melon akunze Duvin ku buryo asubiye New York. Yahise yihutira kujya gusura inzu Duvin yari ahafite yamurikiragamo ibihangano by'ubugeni. Ageze muri iyo nzu nabwo yasanze buri kintu kiyirimo aricyo nawe asanzwe akunda. Yahise atangira kwibona muri Duvin, atangira gutungurwa n'uburyo uwo mugabo akunda ibintu nk'ibye. Mu buzima bwe bwose busigaye yahise ahinduka umukiriya udahinduka wa Duvin. Yiyemeza ko nta handi hantu azongera kugurira, nta handi hantu yongeye kugurira koko ibihangano by'ubugeni hatari kwa Duvin. Umugabo w'umuhanga kandi ufite intego z'igihe kirekire nka Joseph Duvin ntabwo yigeze yizera ko azigarurira umukiriya ukomeye kandi ugoranye kurusha abandi akabigeraho kubw'amahirwe. Oya, Robert Greene avuga ko kwizera kuzagera ku kintu runaka kubw'amahirwe ari nko kugerageza kurasa ibishuhe wipfutse igitambaro mu maso. Wowe shaka ubumenyi ku kintu icyo ari cyo cyose ushaka, ibindi bizakorohera. Melon yari umukiriya mwiza kurusha abandi Duvin yifuzaga kubona. Kugira ngo ashobore kumwigarurira mu buryo bwasaga n'ubudashoboka, yashyize imbere gushaka ubumenyi n'amakuru kugera ubwo yemera kujya ahemba buri kwezi abakozi ba Melon ngo bamuhe amakuru kuri Melon. Ibi byamufashije kugera ku makuru y'ingenzi cyane ku buzima bwa Melon. Yabagaze aho Melon yagiye n'igihe yagarukiye, amenya ibyo akunda n'igihe habaye impinduka mu byo akunda akabimenya. Aya ni amakuru yashyize Duvin mu ntambwe nyinshi imbere ya Melon, ibyatumye Melon agwa mu mutego wo gukunda Duvin atashoboraga kwikuramo. Buri gihe iyo Duvin yabaga ashaka ko umuherwe runaka mubera umukiriya, yamushakagaho amakuru yose ashoboka, agashyiraho n'abamaneko bamumenyera aho uwo muherwe aba ari igihe ari buhavire, ariko cyane cyane bakamumenyera ibyo akunda n'ibyo yanga ku buryo bizarangira anabaye inshuti ye. Hari undi mucuruzi wari uhanganye na Duvin muri business, nawe wageragezaga kwigarurira undi muherwe witwaga Henry Frick. Ariko buri gihe uko yajyaga kureba Frick yahasangaga Joseph Duvin, agasanga yamutanzeyo, bikamera nkaho Duvin afite icyumviro cya gatandatu cyangwa se ko abera hose icyarimwe. Byageze aho bamwe mu bacuruzi bari bahanganye na Duvin bareka ibyo guhanganira nawe abakiriya b'abaherwe. Ibi ni byo kugira amakuru ahagije bikora, bituma abo muhanganye bose babona ko usa n'ushoboye byose, maze ibyo guhangana nawe bakabivamo. Iyo uzi gushaka amakuru kandi ukayashaka mu buryo bumeze nk'ubutasi, nta n'umwe umenya aho ukura ububasha bwawe, kandi ibyo badashobora kumenya ntibashobora kubirwanya. Abategetsi bareba bakoresheje abatasi nk'uko inka zireba zikoresheje impumuro, abatware b'abaendu bakareba bakoresheje ibyanditswe, mu gihe abandi bantu bose basigaye bareba bakoresheje amaso. Aya ni amagambo ya Mutiriya, umufilozofe w'umuhindi wo mu kinyejana cya 3 mbere ya Yezu. Iyo ushaka kugira ububasha ku bantu, intego yawe ibikwiye kuba kugira ubushobozi bwo kumenya ibintu byo mu gihe kizaza bishobora kuzabaho. Ikibazo kirimo hano ni uko abantu batakubwira ibyo batekereza byose, amarangamutima yabo cyangwa se imigambi yabo. Iyo wishingikirije gusa ku kugenzura ibyo bavuga, birangira nta musaruro bitanze, kubera ko mu magambo yabo bahisha igice kigaragaza amarangamutima yabo, bagahisha cyane ibyo bakunda kurusha ibindi, ndetse n'imigambi yabo bakayihisha. Ibi bigira ingaruka ku kuba utashobora kumenya imigambi yabo y'ahazaza. Uburyo bwiza ni ukubashakaho amakuru ukoresheje uburyo batamenya kurimo kubegeranyaho amakuru. Iyi niyo nzira nziza yo kumenya gahunda zabo zihishwe batajya bavuga ku mugaragaro. Uburyo bwo kubigeraho ni ugukoresha abandi bantu mu buryo bumeze nko gutata cyangwa se kuneka nk'uko Duvin yabigenje. Gusa ibi nabyo bikagira ingaruka y'uko abo ukoresha bashobora kukuvamo, bityo umugambi wawe ukabura pfubye. Robert Greene avuga ko uburyo bwiza butagira ingaruka ari ukubyikorera wowe ubwawe. Hano inama uyu mwanditsi atanga zishobora kutishimirwa na benshi kubera ko ahamagarira abantu kubindyarya. Umva uko abivuga: niba ushaka kugenzura umuntu cyangwa se kumugiraho ububasha, igira inshuti ye, ubundi namara kukwizera utangire wegeranya amakuru ku miterere ye ndetse n'imigambi ye y'ahazaza.
umunyapolitike w'umufaransa wamenyekanye cyane ku butegetsi bwa Louis XVI witwaga Charles Maurice de Talleyrand Périgord. Yari umuhanga cyane muri ibi bikorwa. Yari umuhanga mu gukuramo abantu amabanga binyuze mu biganiro bisanzwe kandi mu kinyabupfura cyinshi. Iyo mwaganiraga yagusunikiraga ku kumubwira ibintu utakekaga ko wabwira uwo ari we wese, kubera ko yakoreshaga ibyitwa insinuation, gushaka kumvikanisha ikintu ariko utakivuze mu magambo yacyo, kumera nk'urimo gushinja umuntu ikintu ariko utabivuze mu magambo yeruye. Ibi ngibi bituma uwo muntu murimo muganira atangira kwisobanura, bigatuma avuga byinshi n'ibitari ngombwa. Iyo mwaganiraga yakoraga ku buryo asa nk'uvuye muri icyo kiganiro, uwo baganira agasigara ameze nk'aho ari we wenyine urimo kuvuga, kubera ko yasunikiraga uwo muntu mu kwisobanura. Ukamara umwanya munini wivuga, bikarangira uvuze ku miterere yawe ndetse n'imwe mu migambi yawe ukayimubwira. Niba ushaka kumenya ko umuntu abeshya, kora nk'aho urimo kwizera buri jambo ryose riri kumusohokamo. Ibi bizamuha imbaraga zo gukomeza kukubwira. Ibyishimo aterwa no kuba yabashije kukwemeza ibyo avuga bizamusunikira kukubwira n'ibirenzeho, birangire yivuyemo ku ngingo zimwe na zimwe. Ni amagambo ya Talleyrand. Nanone nutekereza ko umuntu arimo kukubwira igice cy'ukuri, ugakeka ko hari ibintu arimo guhisha akakubwira igice, kora nk'aho utamwizeye. Uko kutamwizera bizamusunikira gusohorana kwa kuri kundi yari yahishe. Nubwo Talleyrand mu buzima bwe bwose abantu bavuga ko ari umuhanga mu kuganira, ariko yavugaga gake cyane nibwo yagaragazaga ibitekerezo bye. Yakundaga gutegura imikino ihuriyemo abadiplomate n'abandi bantu bafite amakuru menshi akeneye. Abantu bagahura bakaganira, wakajya nagama akajambo kamwe gusa kari butume bisanzura bakavuga byose. Aha niho Robert Greene ahera avuga ko mu gihe abantu bahuriye ahantu hamwe ari benshi mu bikorwa bitandukanye, mu biganiro bagirana nibwo biba bisa naho buri wese yakuyeho ingamba zose z'ubwirinzi mu mivugire. Ikibi cyane hano ni uko bitiranya kuba ubitayeho n'ubushuti, bigatuma hari ibyo bagaragaza batari kugaragaza. Amenshi muri aya mategeko 48 y'ububasha yo muri iki gitabo 48 Laws of Power asa nashishikariza abantu kubaho imibereho benshi bemeza ko ari y'uburyarya no kutagira amarangamutima mu birebana n'imibanire n'abantu. Nk'ubu itegeko rya 15 umva uko rivuga: umwanzi wawe ukwiye kumusya ukamusenya burundu. Abategetsi bose b'ibihangange babayeho guhera kuri Musa kugera ku bari uyu munsi bazi neza ko umwanzi ukomeye aba akwiriye gusenywa nta mpuhwe na nkeya yagiriwe. Bamwe muri bo bizira isomo binyuze mu buryo bukomeye babanje kuhababarira. Umwanzi udasenywe ngo aveho burundu, iyo yisuganije azana ubukana bukabije, akaba ari ugusenya binyuze mu kwihorera. Crush him not only in body but in spirit. Niko Greene yanditse muri iki gitabo. Musye umushwanyaguze atari ku mubiri gusa, ahubwo no muri roho. Nta muntu ukwiye kwirengagiza umwanzi yibwira ko uwo mwanzi ari umunyantege nke. Umwanzi udakuweho aba mubi cyane kandi akazamukana ubukana nk'ubw'umuriro mu byatsi byumye. Niko yanditse. Nta makimbirane hagati y'abategetsi yamamaye kandi ngo avugweho cyane mu mateka y'Ubushinwa nk'ubushyamirane bwabayeho hagati ya Xiang Yu na Liu Pang. Aba ni abasirikare b'abajenero babiri batangiye igisirikare ari inshuti zikomeye, barwanya intambara nyinshi umwe iruhande rw'undi. Xiang Yu yari yaravukiye mu muryango mwiza w'abakire b'abategetsi. Mu bwana bwe ntabwo yigeze amenya amakimbirane n'ubugizi bwa nabi cyangwa se ubugome. Nyamara ariko yaje kuba umurwanyi ukomeye cyane wayoboye ingabo ze mu ntambara nyinshi kandi arazitsinda. Liu Pang we yari yaravukiye mu baturage basanzwe batabayeho neza. Ntabwo yigeze atozwa imibereho ya gisirikare. Abagore na vino nibo yikundiraga kurusha kuba umusirikare. Gusa yari afite ubuhanga karemano bwo kureba umunyabwenge n'umunyamayera akamumenya. Iyo yamenyaga ko umuntu ari umunyabwenge, yaramwiyegerezaga akamukuraho inama nzima. Yagiye mu gisirikare ndetse azamuka mu nzego z'igisirikare abikesha ubushobozi bwo kwiyegereza abahanga n'inararibonye. Mu mwaka wa 208 mbere ya Yezu, umwami w'ubwami bwa Chu yohereje ingabo nyinshi kwigarurira ubwami bwa Qin. Zimwe mu ngabo zoherejwe mu majyaruguru ziyobowe na General Sung Yi. Uyu Sung Yi yari yungirijwe na Xiang Yu, wa mujenerali wavukiye mu bakire.
Izindi ngabo umwami yazohereje muri Qin, bwa bwami yashaka kwigarurira, ziyoborwa na Liu Pang, wa mujenerali wavukiye mu bakene. Inshingano zari zahawe yari yo gufata umurwa mukuru w'ubu bwami bwa Qin, umurwa mukuru witwa Xianyang. General Xiang Yu wari woherejwe mu majyaruguru ntabwo yigeze yumvisha uburyo Liu Pang, ya nshuti yo mu bwana ariko baje gutangira gupingana, ari we woherejwe gufata umujyi wa Xianyang. Yumvaga ko uyu mujenerali bapinganaga nafata uyu mujyi ari uza kuba baye intwari kandi akigarurira iminyago yose. Yumvaga kandi ko natsinda aza guhita ahabwa kuyobora igisirikare cyose. Mu ntangiriro umuyobozi wa Xiang Yu, wa undi yari yungirije ari we Sung He, yabanje kujijinganya mu kohereza ingabo ku rugamba. Aba ni babandi bari boherejwe mu majyaruguru. Mu burakari bwinshi Xiang Yu yinjiye mu ihema rya Sung He, amubwira ko ari umugambanyi ndetse ahita afata inkota aramwica amuca umutwe. Birumvikana kubera ko ari we wari umwungirije, ubwo yahise afata ubuyobozi bw'ingabo aho kuba nimero ya kabiri. Atiriwe ategereza amategeko avuye ibwami, yahise ayobora ingabo ze bava mu majyaruguru aho bari boherejwe berekeza mu mujyi wa Xianyang. Wandi wari woherejwemo Liu Pang bari bahanganye. Birumvikana yahise yiyumva nk'umusirikare w'igihangange, akaba umujenerali mwiza kurusha Liu Pang bapinganaga. Gusa mu buryo bwamutunguye, General Liu bari bahanganye kandi wari unayoboye ingabo nke, ariko akaba umuhanga yabashije kumutanga mu mujyi wa Xianyang. General Xiang umujinya waramwishe bitagira ingano. Mwibuke Liu Pang yari yarakuze ari umuntu wikundira inzoga n'abagore, ariko akimara gufata uyu mujyi wa Xianyang ntabwo yigeze yijandika muri ibi bintu, ahubwo yaratuje aba umujenerali w'ikinyabupfura. Mukeba we Xiang Yu yari afite umujyanama witwa Fan Zeng. Uyu Fan Zeng yamugiriye inama yo kwikiza uyu mukeba we Liu Pang, akabikora amazi atararenga inkombe. Yamugiriye inama yo kumutumira mu musangiro hanze gato y'umujyi wa Xianyang. Yamubwiye ko nibamara kunywa inzoga bagasinda banariye, bazatangira kubyina imbyino bitaga iy'inkota, maze mu gihe barimo kubyina akaza gukura inkota mu rwubati agaca umutwe Liu Pang. Xiang Yu ibi yarabyemeye kubera ko kwica abamubangamiye kuri we ntabwo byari ibintu bishya. Mwibuke yaraherutse no kwica umuyobozi we. Ubutumire bwaroherejwe. Liu Pang agwa mu mutego, ubutumire arabwemera, arabwitabira. Barariye, baranywa, ariko bamaze kurya no kunywa, Xiang arajijinganya mu gutangiza igikorwa cyo kubyina ya mbyino y'inkota. Bagombaga gutangira kubyina imbyino y'inkota, ari nabwo Xiang yari gukura inkota mu rwubati agaca umutwe Liu Pang. Kera kabaye yaje gufata icyemezo cyo gutangiza ya mbyino. Liu Pang yamaze kuvumbura umutego ahita bacika. Wa mujyanama wa Xiang, Fan Zeng, yarababaye cyane. Arakarira bosi we kuba yaramaze kwica umugambi bari bateguye. Yaramubwiye ati kosa ukoze rigiye gutuma Liu Pang akwiba ubwami kandi twese azatugira imfungwa. Amaze kubona ikosa akoze, Xiang umujinya waramwishe cyane, afata icyemezo cyo kujya guhiga Liu Pang ngo amuce umutwe. Gusa Liu yari yamaze kuva mu mujyi yigendeye we n'ingabo ze. Xiang yahise afata umujyi wa Xianyang arawutwika wose. Aba bajenerali babiri bari bamaze kuba banzi ba mbere bakomeye. Xiang yahize Liu Pang amezi menshi, ariko aza kumufata. Yamufatiye mu wundi mujyi, ingabo za Liu zananiwe kandi zishonje, maze Liu Pang amanika amaboko asaba ko habaho ubwumvikane. Fan Zeng wa mujyanama wa Xiang yahise amugira inama ati crush him now, mwice rwose mukureho. Gusa Xiang yahisemo kumugirira impuhwe kubera ko yari yamanitse amaboko kandi yaramufitiye indi gahunda. Yashakaga kumujyana mu bwami bwa Chu ari muzima, ubundi akamutegeka kumwemera nk'igihangange. Gusa wa mujyanama wa Xiang yari mukuri igihe yamuburiraga. Liu Pang yakoresheje amayeri yo kumanika amaboko kugira ngo ajijishe Xiang amucike. Yashoboye gutorokana n'ingabo nke. Xiang amaze kubona ko yongeye kureka umwanzi we akamucika ku nshuro ya kabiri, noneho umujinya waramurenze. Ahita ajya gushaka se wa Liu Pang, amufata bugwate, atuma kuri Liu atugomba kwizana, bitaba ibyo nkica so nabi cyane mutogosheje mu mazi yumva. Liu Pang yamutumyeho ati jewe nawe twaramwanye, turabavandimwe b'inkota, ubwo bivuze ko data nawe ari so, ngaho niba ushaka kwica so mwice. Xiang yahise ariko icyo gitekerezo, ubundi intambara irakomeza.
Mu byumweru bike byakurikiyeho, Xiang yakoze ikosa ryo gutegura ingabo ze nabi, birangira Liu Pang abagose. Kuri iyi nshuro noneho amateka yari yihindukije. Xiang niwe wamanitse amaboko asaba amahoro, asaba ko habaho ibiganiro by'amahoro. Umujyanama wa Liu nawe yahise amugira inama yo kutazana iby'impuhwe. Yaramubwiye ati crush him with his army, musyane n'ingabo ze zose. Liu Pang yabeshye Xiang ko amwemereye ko bagirana ibiganiro, maze Xiang aturisha ingabo ze. Bagishyira intwaro hasi, ingabo za Liu zahise zibica hafi ya bose, ariko Xiang abasha gutoroka. Yirutse n'ibirenge ari wenyine, ariko aza guhura na zimwe mu ngabo ze nazo zari zirimo zihunga. Akibona abasirikare be yahise asuka amarira ati numvise ko Liu Pang yashyizeho ibiceri 1000 bya zahabu ndetse n'ubutaka bugizwe n'imiryango 10,000 bwo gutegeka ku muntu wese ngo uzanyica. Ndabizi ibyo bintu mwese murabishaka, reka mborohereza akazi rero. Yahise afata inkota ye ayitera mu muhogo agwaho. Aha rero niho Robert Greene muri iki gitabo yakuye itegeko rya 15 rivuga ngo ntuzigere na rimwe ujijinganya mu gukuraho umwanzi wawe, kubera ko nutabikora ubwe ni uzakwiyicira igihe amahirwe azamugwa mu biganza. Abihera ku buryo aba bajenerali babiri bari inshuti ndetse baramwanye, ariko umunsi Xiang yagaragaje ko ashaka kwica Liu Pang ariko bikamunanira. Icyo gihe yarashyize iherezo ku buzima bwe. Tukivuga ku byiherezo, iri ni ryo herezo ry'iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ariko iki gitabo 48 Laws of Power tuzakomeza kukivugaho mu biganiro byacu. Nitwa Ismail Mwanafunzi, ndabashimiye.